Shalom shalom, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu. Dushimiye Imana kubw'uyu munsi mwiza iduhaye kugira ngo turusheho kunguka kandi tuzamuke mu kumenya ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana, ihesha uwizera wese gukizwa. Gukizwa ni ukumenya umucyo w'icyo Imana yaturemeye kuba cyo. Gukizwa ni uguhishurirwa bidasubirwaho bikaba igice cy'ubuzima bwawe, icyo Imana yagambiriye kuva kera isi itararemwa kugeza muri eternity future, ahazaza hatagira umupaka, hatagira iherezo. Mbese ni ukumenya amakuru y'ahashize hatagira itangiriro n'ahazaza hatagira iherezo. Iyo umuntu abyumvishije, umudendezo w'ubuzima naho utangirira, kubera ko uhita umenya mbere y'uko tubaho n'isi ibaho Imana yari iriho n'ibyo yagambiriye, tugahita tumenya uko bizasoza cyangwa bizarangira. Bityo twebwe tugahita tubaho mu mwuzuro w'uwo mugambi mwiza Data yashyizeho, kandi niwo utuma twumva dushyitse cyangwa se twuzuye. Uyu munsi hari ibintu nshaka ko tuganiraho mu mujyo umwe wo guhishura abana b'Imana. Kuri njyewe byakabaye ikintu cy'ibanze buri muntu wese yamenya, kuko kuba umwana ntibisaba ngo uba uherereye usengera ahantu runaka cyangwa usengera ahandi runaka. Ubusanzwe Imana yashakaga ko twese twimenya nk'abana. Ikibazo cyabayeho ntabwo ari byo byashyizwe imbere, bituma ibiciriritse ari byo duha agaciro, ibyo kubahwa ntitwabiha agaciro. Muri make, abantu benshi bakunda kwicamo ibice mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kwibona aha undi akibona aha, bazira bapfa iki, ibara ry'uruhu, amoko, aho basengera, ibyo aho bakomoka, ibyo byose kandi ugasanga ntabwo biri genuine, ntabwo biri ukuri. Ubundi iyo biza kuba bihuye n'ukuri, byakatugize umwe, byakaduhishuriye Data umwe, byakaduhishuriye umurimo umwe wakozwe ku bwacu twese, byakatuzanye hamwe, twakavumbuye yuko koko twese turi umubiri umwe, ingingo nyinshi zikoze umubiri umwe nk'uko Pawulo yabiduhishuriye. Ariko bisa nkaho twibona ko turi umubiri utatanye, urugingo ukwarwo, urundi ukwarwo. Hari ibyanditswe, urugero Ezekiyeli yigeze kubona ihishurirwa muri Ezekiyeli nk'ibice ngira ngo 36, aho yabonaga mu kibaya cy'amagufa, za nkuru z'uko yagiye kubonabona amagufa yatatanye hirya no hino. Abazi izo nkuru batubwira ko Imana yamubwiye ngo ahanure, maze ahanura ngo nk'uko yategetswe, maze ya magufa, igufa ryatandukanye n'irindi ririyegeranya, rikaza rigasanga igenzi ryaryo, iryo ku kuboko, iryo ku kuguru. Mbese ibintu byose bigenda byiyegeranya kugeza igihe bikoze umuntu. Uwo muntu akomeza arahanura, uruhu ruraza, inyama ziraza, uruhu ruraza, akomeza arahanura. Yari intumbi, abari intumbi bahita bahinduka abantu bazima, akomeza arahanura ngo maze bahinduka ingabo, bahinduka nk'ingabo zimwe. Niba muri kubona uku gutatana kose, igihe yahanuraga byaregeranaga bikegerana. So dukeneye guhishurirwa ubumwe dufitanye n'Imana, nabwo tuzabona ubumwe dufitanye nk'abantu. Igihe Adamu yatakaje ubumenyi bw'ukuri akakira ubumenyi butari ubw'ukuri, icyambere yahise yitandukanya n'Imana, yabonye Imana uko itari, maze nawe hagati ye n'isi ye n'ubuzima bwe hatangira kubaho gutandukana. Ari we na Eva, arega Eva, hanyuma ibyakurikiyeho murabizi, Kayini na Abeli bafite uko bapfubiranye, umwe yica undi. Uruhererekane kugeza ubu urugenda ruducamo ibice, mbese dusa naho twigirira nabi hagati yacu. Ibi bintu byose biri kwereka ngo hari icy'ingenzi cyatakaye cyangwa cyabuze, guhwezesha amaso yacu tukavumbura ko dukomoka kuri imwe. Ibi mvuze ndaje mbisobanure nitonze mu byanditswe byera mu minota mike dufite. Reka uyu munsi mpresente iki ngiki. Hari ijambo rizwi cyane kandi rivugwa n'abantu benshi, ritavugwaho rumwe,
ryitwa predestination cyangwa se kw'Imana yategetse cyangwa yateguye ibintu kera tutarabaho, so bikazaba bigenda uko bigenda, icyo wakora cyose bizahinduka uko Imana yabishatse, uko wagenza kose bizaba uko Imana yateganyije. In fact bikaba binaza ku rwego rw'aho dutekereza cyangwa bivugwa ko Imana yateguye nyine buri kantu kose, so niba uzarimbuka, niba uzajya mu ijuru, niba uzabaho gutya cyangwa uzabaho kuriya, hari that idea, icyo gitekerezo kibaho. Now sinkeneye kujya muri icyo gitekerezo cyane, ngiye nshaka kwerekana umwe mu mirongo cyangwa mu cyanditswe cyifashishwa iyo abantu bagiye gufata uwo mwanzuro cyangwa gukora iyo conclusion yuko ari Imana yavugaga. Uyu munsi icyo ngambiriye no kugira ngo nkwereke niki cyari ku mutima w'Imana koko mbere y'uko isi iremwa, noneho aho bihurira no kuba abana, ariko kandi bikaza kugufasha kumenya koko predestination niki Imana ya predestinatinze mbere y'uko mbaho, ubundi nuwuhe mugambi Imana yari ifiteho. Ese ni detaye ntoya, detaye zibaho ntoya z'ubuzima bwanjye kamwe ku kandi, cyangwa se hari ikindi kintu nyamukuru data yateganyaga ashaka kumenya cyangwa mishuriro. Uyu munsi rero turareba icyo cyanditswe mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8. Now igitabo cy'Abaroma ni igitabo dukunda kugarukaho tuvuga ngo ni igitabo gikomeye cyane cyazanye impinduramatwara ku bantu benshi bagisomye. Na tuzi nk'aba magistrate reformers, aba ni abantu bazanye impinduramatwara, ubundi bishobora gukoreshwa nk'ijambo ivugurura ryabayeho mu mateka. Aba bantu baza kwinfluence cyane amasosiyete cyangwa ibihe byabo, ibihugu byabo. Hari ibintu bikomeye nka bitatu bagiraga. Icyambere, bagiraga ubuhanga budasanzwe muri teolojiya cyangwa mu by'ubumenyi bw'Imana. Icya kabiri, bakagira imitekerereze idasanzwe, ari byo filozofiya cyangwa se ibitekerezo bigenga uko abantu batekereza cyangwa by'influence bitegeka uko abantu batekereza, ubwo ni philosophy. Hanyuma bakagira na structure, bakagira uburyo borganiza cyangwa bategura ibintu bikazamara imyaka myinshi. Aba bagize uruhare rukomeye cyane mu myemerere no mu myizerere no mu byo tuzi uyu munsi wa none twemera kandi tuzi nk'ubutumwa bwiza. Now bimwe byari byo, ibindi ushobora kubyibazaho. Gusa ngicyo nshaka kubereka nuko abantu benshi bazanye impinduramatwara, bose hafi ya bose bari barasomye iki gitabo cy'Abaroma. Si ni igitabo cyiza cyane. Ibice bigize igitabo cy'Abaroma nabyo ni byiza. Iyo ugeze ngo mu gice cya 5 kiguhishurira itangiriro uko ryagenze Adamu na Kristo bakompara. In fact urebye igice cya 5 ni incamake y'itangiriro, aho Paulo we aho kugira ngo avuge ibyabaye mu itangiriro, we aduhe inkuru yo mu gice cya 5 cy'Abaroma. Nawe ushobora kuvuga utse bihuriye he? Well, umunsi wabyize neza uzabona ko hari aho bihuriye, kuko Paulo n'ubundi yavugaga uko byatangiye n'ibibazo byateje kubera icyaha cya Adamu, ariko akerekana n'igisubizo cyabonetse kubera gukiranuka k'umuntu umwe ari we Kristo Yesu. Now ariko iyo bigeze mu gice cya 8, mu gice cya 8 ni byose ni izingiro rikomeye cyane, kuko ahishuramo umuntu mushya muri Kristo Yesu. Avuga iby'umwuka, avuga iby'itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryatubatuye itegeko ry'icyaha n'urupfu, akavuga uburyo abari muri Kristo Yesu batazacirwaho iteka, akavuga yuko iby'amategeko yananiwe Yesu yabisohoje mu mubiri we ubwe. Hanyuma ni muri icyo gice atangira kuduhishurira iby'urukundo ruhebuje rw'Imana yadukunze kera isi itararemwa. Ndagira ngo tuze uyu munsi, ndashaka ko dusoma ku gice cya 8:29. Nibidukundira nshobora gukora no ku murongo wa 30, ariko reka dukore umurongo wa 29. Ni byiza ko buri kintu cyose tugisobanukirwa neza, kuko iyo dusimbutse cyangwa tugize ibyo tutumva neza, bimera nka za mbuto zabibwe ku muhanda, cyangwa za mbuto, kuko niko handitse ngo
izo mbuto zibibwe ku muhanda nabumva ijambo ntibarisobanukirwe. Iyo burya ikintu cyumvishe ntugisobanukirwe bihwanye no kutacyumva, bihwanye no nyine bisa nkaho utigeze ucyumva. None aravuga ngo uwumva ijambo ntarisobanukirwe, izo mbuto zimeze nk'izibibwa ku muhanda, inyoni zaraje zirazitoragura zirazitwara. Ushobora kugira ngo izo mbuto zirahari zizera naza, ahubwo kuko umuntu atasobanukiwe bisa nkaho cya kindi cyabibwe kitabibwe. Noneho igitangaje, ubutaka bwa kane ubwo tubwirwa ngo umubibyi abibye imbuto muri bwa butaka bwiza, aribwo butaka bwa kane, ngo ni igihe umuntu asobanukiwe. Nawe tekereza, ni ibintu bibiri. Ubwa mbere ni igihe atasobanukiwe, ariko ubutaka bwa nyuma ni igihe yasobanukiwe. So understanding is very important. Gusobanukirwa ni ngombwa. Mu migani, umwanditsi w'umugani yaratubwiye ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rugakomezwa no kujijuka. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rugakomezwa no kujijuka. Ravuze nawe ubwenge Sophia, gusobanukirwa, kumenya ibirenze ibigaragara. Ubwenge Sophia, ubwenge nibwo bwubaka urugo. Arangira avuga ngo kandi rugakomezwa no kujijuka. Iryo jambo ni understanding. Rugakomezwa no gusobanukirwa, no kumva neza. So ibintu bishinga imizi, kuko n'izo mbuto zishinga imizi iyo usobanukiwe neza. Now ntizishinga imizi iyo udasobanukiwe. Uyu murongo wa 29 ni umurongo mwiza cyane, kuko utubwira ngo kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushangwa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Iryo jambo mwumvishe n'umurongo wa 29. Zubiremo, kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushangwa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Ni mwumva uwo murongo, reka tuwusesengure. Nibwo uri bubone ubwiza n'ubwiru n'ibitangaza biri muri iki gitabo cy'Abaroma. Naho ngiye gukora umurongo umwe, ariko uraza kumva uburemere n'ubunini bwawo. Nanjye ndasenga kugira ngo amaso y'umutima wawe ahweze, ushobore kubona no kumenya ibyo data ari kukuganiriza. Ijambo rya mbere dusomye ravuga ngo kuko abo yamenye kera. So ijambo abo yamenye kera ntabwo ari kera mu myaka 10 ishize, si kera mu myaka 20 ishize, si na kera mu myaka 100 ishize. Reka mbaye inkuru ntoya. Mu mateka y'itorero hari abitwa aba church fathers. Aba babyeyi b'itorero babayeho ahanini mu kinyejana cya mbere, cya kabiri, cya gatatu. Uburyo bigaga ibyanditswe byera bitandukanye nuko twebwe twiga muri iki gihe. Bafataga umwanya uhagije wa debate, kubiganiraho kugira ngo bumve, basesengure, bumve ese Paul hano yashaka kuvuga iki, ese hano yashakaga gusobanura iki. Mu bintu byinshi baganiriye n'ibyo bavugaga byaje kuba urufatiro rw'abandi bakurikiyeho, bageraho bahera kugira ngo barusheho kwerekana umucyo w'ubutumwa bwiza. Hari uburyo ibingibi batabivuzeho neza, batabiganiriyeho neza. Kubera iki? Kuko ibyo kuganiraho byari byinshi, so nabyo kandi bikomeye. So kimwe mu bintu bataganiriyeho ni iki ngiki cyane, nkuko tubibona mu mateka. Kuko havuga ngo kuko abo yamenye kera. So kubera iki abo yamenye kera? Biri gushaka kuvuga ngo ijambo ni prognosko. Prognosko bishatse kuvuga ngo kumenywa mbere y'ibihe. Ariko kandi iri jambo prognosko rishobora gukoreshwa gukundwa mbere y'igihe. So rushobora kuba urukundo twakunzwe mbere y'igihe, kandi no kumenywa mbere y'igihe. Ndagira ngo wumve iryo jambo nkoresheje, kumenywa mbere y'igihe. Bishatse kuvuga ngo igihe cyari kitarabaho. Time. Igihe
cyabayeho igihe Imana yaremye ijuru n'isi. Mu gice cya mbere cy'itangiriro niko batubwira, bakatubwira uburyo bwarije buracya umunsi wa mbere, burira buracya umunsi wa kabiri, burira buracya umunsi wa gatatu. Bitangaza nuko ku munsi wa kane ariho yaremye ibiva binini bibiri, kimwe gitwara ijoro ikindi gitwara amanywa, maze uwo munsi wa kane niho aduhishurira ko abitegeka abishyiraho kugira ngo bigenge iby'ibihe n'iminsi. Naho twatangiye kubara amasaha 28 no kumenya uburyo tubari uyu munsi amasaha 28 iminsi 365 bitewe nuko hari izuba n'ukwezi, ubwo ni isi muri rusange. Icyo tuvumbura nuko bigaragara ko ibihe byatangiye mu gihe Imana yaremye, ariko mbere y'uko Imana irema ibihe n'ibyabagaho, habagaho ibyo bita eternity. Eternity bishatse kuvuga ni ikintu kitagira itangiro n'ikigira iherezo, bityo nta gihe. Iri jambo ari kuvuga ngo kuko abo yamenye kera ari kudutwara mbere y'igihe. So bishotse kuvuga ngo aha rero niho navuze ngo aba-church fathers baganiraga bibaza batese umuntu yamenywe ryari? Ese Imana yatumenye ryari? Yatumenye tuvuka dutangira? Ese in fact bibaza ngo inkomoko y'umuntu y'ukuri ni iyihe? Inkomoko ye ni igihe avutse? Inkomoko ye ni muri Adamu? Cyangwa inkomoko ye yabayeho mbere y'uko isi iremwa? Iri jambo kandi rivuga ngo abo yamenye kera, iri jambo risobanura prognosko, bivuze to know intimately. My God, kumenya intimately, kumenya umuntu nkaho mubana kandi tutarabaho, ni kimwe mu bitangaza. So tekereza ko ari kutubwira ngo ntago yatumenye nko kukumenya akakurebera hirya, narivuga ngo yatumenye nkaho twahozeho tubana, bisa nkaho ngo twari turiho before time was, mbere y'uko igihe kibaho. Iyi yari debate ikomeye, kwibaza nyamara ninde uzi inkomoko y'umuntu y'ukuri? Twaba tumutangirira hano hafi kandi afite inkomoko irenze ya hafi hano. Nicyo gituma umuntu ataramenywa, ataranasobanuka. Nicyo gituma mbabwiza ukuri, Adam adafite ishusho yuzuye y'umuntu. Nicyo gituma Kristo Yesu, Imana muntu, igihe yabonetse nibwo ishusho y'umuntu wuzuye yari ibonetse. He is our true image. Niwe shusho yacu y'ukuri nkuko turi bibone. So iyi yari cyari cyo kwibaza, ese inkomoko y'umuntu ni iyihe? Twe twaba tumubona hano hafi kandi afite inkomoko kuva kera, kuko amwe mu magambo abigaragaza n'iri jambo kuko abo yamenye kera, prognosko. He foreknew us, he foreloved us. Yadukunze kera nkaho tubana. Wibuke ku Mana nta tangiro nta n'iherezo, nta bihe. He knew us, yaratuzi, nta muntu n'umwe w'impanuka. Imagine ngo yarakuzi mbere y'uko isi iremwa. Not even Adam abaho. He knew you, yarakuzi. Kandi ngo akuzi bya bindi by'imbere, bya bindi by'imbere nkaho mubana. Oh my God, urukundo rw'Imana naho ruhera. Yaradukunze kera, ngo yadukunze nkaho tubana tutaranabaho. Tekereza umuntu kugukunda utaranabaho, nawe noneho wabayeho. Prognosko, abo yamenye kera, abo yakunze kera, ubwo kera ni imbere y'ibihe. Uyu mwanditsi akatubwira ngo yarabatoranije kera, yarabatoranije. Now uku gutoranya, in fact aravuga ngo yarabatoranije kera. Iri jambo yabatoranyije kera gushangwa n'ishusho y'umwana wayo, ubwo ndacyari yabatoranyije kera niho havuga he predestinated. Aho nibwo ijambo ni prorizo, kudutoranya kera
bivuze ngo oh my Jesus, iri jambo ni naryo zingiro ry'ibibazo byinshi n'ahavuye predestination. Now, ingingo ya mbere yatumenye kera mbere yo kwisirema, but then habaho igikurikiraho ngo predestinated. A predestinating iki? Ubwo amaze kutumenya yaradutoranije kera. Now, iryo jambo again narivuze ngo ni prorizo. Prorizo harimo n'ijambo horizon. Horizon ni nk'ikirere. Now, mbere yo kunegera ikirere, ubundi ikirere kiba gisanzwe gihari. Iri jambo naryo rishatse kuvuga ngo ni ugutegura mbere y'ibihe, gutegura ikintu mbere y'uko kibaho, kugiha gahunda mbere y'uko kiza, gufata icyemezo cyangwa umwanzuro uko kizamera mbere y'uko kibaho. Nuko wowe ni conclusion, ukora conclusion, ufata umwanzuro kitarabaho ko ari uko kizamera. Predestinated. Urugero, niba ugiye nko kubaza intebe cyangwa ugiye kubaza reka ngumaho ku ntebe, utegura ufata umwanzuro mbere y'uko uyishyiraho, uko igomba kumera, uko igomba kuba iteye, uko igomba gukora, uko izaba ireshya, uko izaba ingana buri gace kose. Nagera ngaha muhumve neza, kubera ko aha niho havuye igitekerezo cy'uko niba nsitaye Imana yari yabiteganyije. Niba umuntu ampemukiye wenda, Imana nabyo yari yabiteganyije. Niba bingendekeye gutya, then Imana yari yabiteganyije. Ndagira ngo muhumve, kubera ko harimo aho bihuriye, ariko ndagira ngo tuhumve neza, tutagira ko dutakaza, ko nidutakaza kamwe turaza kwibeshya ku bindi. Again, nibyo koko prorizo bivuze guteganya cyangwa gushyiraho gahunda mbere y'uko ikintu kiba, kandi ukagiteganya ugafata umwanzuro, ukavuga ngo nuku kizagenda, nuku kizamera, ku buryo iyo cyo kije kigomba kuza wowe kiri mu ishusho y'uko wafashe umwanzuro gikwiye kugira. Umwanzuro w'ishusho gikwiye kugira niwo kigira, kuko ari wowe uri kugicura cyangwa kugikora. So ni gishobora kwihinda ishusho kitahawe nawe wowe wagikoze cyangwa wagicuze. Niko bimeze. Nibyo koko rero yadutoranyije kera. So yadutoranyirije iki? He predestinated us. Ikibazo rero kuva kera nabonye nawe, believe you me, iyi ngingo yagizweho impaka nyinshi, kandi na n'uyu munsi iracyagirwaho impaka. Nasomye ingingo nyinshi zibivugaho ku buryo ni nyinshi, ariko si icyo nabonye kinatangaje kandi gikomeye nuko dutandukanya uyu murongo cyangwa iri jambo n'ijambo rikurikiraho. Kuko avuga ngo yabatoranyije kera gushushanywa. Ijambo ni icon, ishusho, image. Ni ukuvuga ngo ishusho izaza imeze gutya. Muri make, yego yadutoranyije ko ishusho yacu izaza imeze mu buryo runaka agiye kutubwira. Urumva, ijambo ni uguteganya cyangwa ufata umwanzuro uko ikintu kizasa, ariko noneho icyatinzweho ni uko guteganya kurusha kumva ishusho kigomba kugira. Na mwumve, nicyo gituma avuga ngo yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Gushushanywa n'ishusho ya Huios, ijambo ni Huios, umwana wayo. Reka noneho mbihuze muhite mubyumva. He predestinated us to be likened, gushushanywa, icon of the image of his son. Gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Kumbe ya predestination, kwa guteganya, ntabwo detaye tube tuziretse kwa hosiza navuga ngo yateganyije ko afata umwanzuro ko
tugomba kuza dufite forme y'umwana wayo. Yaduteganyirije ko tugira ishusho y'umwana wayo. That is the predestination. Aho ni hatinda kuko atwereka ngo the image of his son nicyo gikomeye. Unfortunately icyabaye gitangaje barabicuritse, bafata predestination, gufata icyo Imana iteganya, bagitandukanya n'iyo shusho nyine iteganya uko kigomba gusa. Iyo shusho irateganya ko intebe itera gutya. None abantu baguma kuguteganya cyangwa se gufata umwanzuro kurusha ishusho. Kandi igikomeye hano ni the image, ishusho y'umwana wayo. Ishusho y'umwana wayo niyo predestination, niko guteganyirizwa kwa humanity. Ibiremwa byose, inyokomuntu mbere y'uko isibaho, isiremwa, Imana yayiteganyirizaga ko ishusho yabo igomba gusa n'ishusho y'umwana w'Imana. Iki nicyo atuzanira Paul no muri System Truth of Paul Revelation, ukuri k'uruhererekane kw'ibyo Paul atwigisha. Ahora azamura ukuri kuvuga father son relationship, data umwana, ubusabane bwa data n'umwana. So muri context yana ari kuvuga ngo kumbe kuva kera ishusho yacu data yayiteganyije afata umwanzuro. Aravuga ngo nta yindi shusho muzagira itari ishusho y'umwana wanjye Huios, umwana wanjye bwite. So muzasa nawe, muzamera nkawe. Iki nicyo mbateganyirije, iki nicyo nshaka kubabonaho, kandi iki ngiki ni njyewe ugikoze, simwe muzagikora. Imana ishimwe cyane ko icyo yaduteganirije ari ugushangwa n'ishusho y'umwana wawe. Ngiryo ijambo ritandukanywa, aya magambo yahise atandukanywa, kandi the whole context nawe dusubiremo. Avuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa. So yadutoranyije gushushanywa n'ishusho y'umwana w'Imana. Yadutoranyirije gushushanywa, yaduteganyirije gushushanywa. So ntago ari ugusitara kwawe ngo Imana yabiteganyije, you know all those details. No, ndagira ngo ubyumve neza. Ni byiza kurusha utwo tudetaye wowe uri kubiha. Ibi ngibi niba ari ukuri, bishatse no kuvuga ngo icyambere, nubwo abantu umutima wabo bawumarira bavuga ngo importance y'ibyo ugomba gukora mu isi, ibyo ngomba gukora mu isi, ibyo ngomba gukora mu isi, ntabwo mission ari ikomeye cyane hano, kuko mission inaza nyuma. Mission iza nyuma, gutumwa, koherezwa. Mwari muzi ko intumwa zabaye intumwa, ariko Yesu abahamagara batari intumwa. Niyo uri gusoma usanga ko intego abahamagara ntabwo yabahamagaye ngo baze babe intumwa. Mwari muzi ko yabahamagaye ngo bajye bajyana nawe aho agiye hose. Bivuga ngo icyambere ntabwo kwari ugutumwa, icyambere cyari ukubana nawe ngo bagendane, bazamukane, bagumane. Yatoranije muri benshi arabazana ngo abo bazajya bagumana, bazabagendana. Abo bamaze kwiga nibwo yaje kubahishura mission, kuko icyambere ni ukubanza kumenya iki. We are called, duhamagarirwa gushushanywa n'ishusho y'umwana wawe. Na iyo tumaze kwimenya ko twahamagaye gushushanywa n'ishusho y'umwana wawe, nibwo duhabwa mission cyangwa umugambi cyangwa impamvu y'icyo tugomba gukora mu isi. Mission yacu mu isi ntabwo ituruka mu kuba biduhangayikishije ngomba gukora iki, buretse ibyo gukora. Banzuze umenye n'iki Imana yashaka kuva kera isitararema, kubanza kwibona nk'umwana, kubanza kwimenya nk'umwana. Umenye Imana niyo ntego y'Imana. Yashaka ngo tumenye Imana nka data, natwe twimenye nk'abana. Tumenye Imana nka data, natwe twimenye nk'abana. Mwari muzi ko bakundwa mu mateka yose yabayeho mu isi ya gipagani no muri Isiraheli, ibigirwamana nta muntu n'umwe waramyaga ibigirwamana ngo ahinduke umwana wayo. Ntabwo ibigirwamana byigeze bihindura babiramyaga abana babyo. Mwumve, data we n'urukundo, si ikigirwamana. Yashakaga ko tubabo abana bayo.
iki ni ikintu gikomeye cyane. Sons of God, it was our predestination. So we are predestinated to be his sons. Twateganyirijwe kuba abana. Ntabwo ari ninkora gutya buri Imana yabiteganyije, ninkora gutya Imana yabiteganyije, ntabwo ari ibyo. Now ndi kukwereka ko ikinini gisumba byose ni ukuba umwana. Now ushobora kwibaza how about sibimbaho bya buri munsi, ibyo byo ntabwo bikomeye cyane. Naguha urugero, amateka dufite muri Bibiliya, urugero yagiye aduhinyuza mu buryo butangaje. Na n'uyu munsi abantu benshi ntibaremera ko batazi icyiza n'ikibi, batazi uko ibi bintu bikora. Icyabaye ni uko, ndabaha urugero, igihe Yosefu yafashwe agirwa nabi na bene se, aroherezwa ajya muri Egiputa, ijambo yaje kuvuga amaze guhagara imbere y'abakuru be, yaravuze ngo ku bwanyu mwe mwagambire kungirira nabi, ariko ibi byose Imana yarabikoresheje kugira ngo bimbere byiza. Muzi icyo bivuze? Muri za detaye z'ubuzima bwacu bwa buri munsi, matches Imana atari itera ibibi, ariko ifite ububasha n'ubuhangange n'ubunararibonye bwo guhindura amarira diyama, bwo guhindura ibihe bibi ibihe by'ibyishimo, bwo guhindura ibyatubayeho ikabikuramo indirimbo nshya, bwo guhindura ikamba ry'umubabaro ikamba ry'ibyishimo, byo guhindura agahinda umunezero. Imana ifite umwihariko muri uwo murimo, nubwo atari itera ibibi, ikoresha ibyo bibi tekereza ushobora kubikoresha igakuramo icyiza. So which means bishatse kuvuga iki? Ntabwo ari ikibazo cya details bitubaho Imana yabiteganyije, Imana yabiteganya. Nawe byaba biterwa n'abantu, byaba bitewe nawe amakosa yawe cyangwa kutamenya kwawe, Imana ni nziza, idusanga mu rwobo ikadukurayo. Niyo waba warafunzwe, Imana igusanga naho wafungiwe ikagukurayo, igukiriza ahariho hose, ahariho hose. Byaba ari ibyo witeye, byaba ari ibyo watewe, ubifitemo uruhare cyangwa utabifitemo uruhare, ubuhangange n'ubuhanga bwayo, umwihariko wayo, ihindura ibihe byose, ikabihindura ikabibyazamo umusaruro. Niyo byaba ari umwijima ikuramo umucyo. Ibyanditswe bitubwira iki? Ravuga ngo Imana yategetse ku mucyo uvuturutse mu mwijima. Ubuhangange bwayo ni ugufata umwijima ikawukuramo umucyo. Nta muntu n'umwe wakura umucyo mu mwijima ngo ariko Imana ni uko nguko. Byanditswe biratubwira ngo yita ibitariho nk'ibiriho. You see? Now bishobora kuba bitari ikiti bitariho nk'ibiriho. Icyo ndi kwereka ni iki? Ntabwo ari ikibazo cya details za buri munsi, ahubwo icyambere gikuru cy'ingenzi nuko yaturemeye ngo dushushanywe n'ishusho y'umwana wayo. Kuva kera isi itararemwa. It's our call. Ni umuhamagaro ku nyoko muntu yose. Mushobora kumva none uko natangira mvuga ngo si ikibazo cyaho umuntu ari, si ikibazo cyaho yavuke, si ikibazo cy'igihugu arimo, si ikibazo cyaho yatangiye asengera. No, there is a call kuri twese nk'abana b'Imana. Hari umuhamagaro w'Imana kuri twese ngo tumenye ko yaturemeye ishaka ko twimenya nk'abana. That we may know he's our father. Ni data bivuze isoko dukomokamo, isoko y'ubuzima, isoko y'imibereho, isoko y'aho tuzajya. In fact duhita twumva iherezo ryacu. Iherezo ryacu ni irihe? Muri iki gice arabivuga ngo kuko abo yatoranyije gushushanya n'ishusho y'umwana wayo, hanyuma akakomeza atwereka ngo arabatsindishiriza abaha ubwiza. In fact duhita wumva the whole plan, kuko ibi bintu byitwa the 5 golden chains of Pauline revelation about salvation. Ni imirungo 5 y'izahabu udashobora gukuramo kimwe ngo wongeremo ikindi, cy'uburyo Paul aduhishurira agakiza kuva kera isi itararemwa kugeza uyu munsi wa none, kugeza iteka ryose. Ni umugambi utangaje. So we are called, twamagawe kwimenya nk'abana, tukamenya Imana nka data. Nibwo bwa mbere Abisirayeli bumvishe Yesu ari kuvuga ngo data data, ariko kandi nicyo tuzi Yesu yakoze. Ni gute yatsinze mu murimo we, ni gute yabashije kunesha mu murimo we, ni gute yawurangije umurimo we. Ijwi ryaraje riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Na Yesu birafata aravuga yes, ubwo icyamufashe mu mutima niki? Nuko ari umwana. Iminsi yose Yesu niyigeze akoresha irindi jambo keretse kuvuga data, nanjye ndi umwana.
umwana, data data data. Ubwo icyo ari kuvuga ngo nimenye ko ndi umwana, kandi ubwo ndi umwana, my God, ubwo uri umwana, utari umwana usanzwe, ahubwo umwana w'Imana, icyo kintu kibyara umusaruro ukomeye. Icyo kintu kibyara umusaruro ukomeye. Naho hari mission. Ibisigaye byose bibyarwa n'ubwo busabane. Bibyarwa n'ubwo busabane hagati yacu na data. Iyo tumenye nga data tukibona nk'abana, hari ikivuka. Mission iravuka. Turayoborwa, tumenye icyo gukora. Uburyo tubaho mu isi, we serve humanity. Ariko biturutse mu mutima w'urukundo, turi kumva ukoze nk'aho ari urujya n'uruza hagati yacu na data, nk'uko Yesu yabyiyumvagamo. Kandi ikidusustaininga si abantu, abaduca intege si abantu, n'abadutera imbaraga si abantu generally byibanze, ahubwo ikidukomeza iteka ni urukundo dukundwa. Ni urukundo dukundwa. Urwo rukundo ruradukomeza. Ni byiza iyo abantu badushyigikiye ko birushaho kuba byiza, ariko hari igihe batagushyigikira. Igihe batagushyigikiye uzacika intege ubiveho. Oya, urukundo ruzagusustaininga, ruzakugaburira, ruzakubaka, ruzakuvomerera kugira ngo ukomeze ukomere. Imana ishimye cyane ko yaduteganyirije ko tuba abana. So he predestined us to be sons. Icyo yaduteganyije ni ugushushanywa, the icon, the image, ishusho tugiye gusa nayo ngo niyo umwana wayo. Sigiye Yesu yatoranywaga, twatoranirijwe muri we, nk'uko Pawulo abitwandikira mu Efeso igice cya mbere, avuga ngo twatoranijwe muri we kera isi itararema. So Yesu niwe wari ishusho y'uburyo umuntu agomba gusa. Yesu niwe wari ishusho y'uburyo abandi bose bazamera. Yesu niwe wari ishusho y'uburyo abandi bose bazasa. Ngo nibajya kwimenya, bimenye nk'uko wameze, bibone nk'uko wasa. Iki nicyo yaduhamagariye ngo tubanze twimenye, hanyuma umurimo, mission, ivukiraho, itangiriraho. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane ku bwa Kristo Yesu nicyo yadukoreye. Naho kuza kwe kwaduhishuriye ko nguko uko musa, nguko uko mumeze, ngiki cyo muri cyo, mwe kwiyitiranya, musohoke mu mwijima, musohoke mu kutimenya, mwimenye neza ngo nje ninjye ndangamuntu yanyu, ninjye gakiza kanyu, ninjye mucyo wanyu, ninjye buzima bwanyu, ninjye shusho yanyu, ninjye kwera kwanyu, ninjye butungane bwanyu, ninjye mbaraga zanyu, ninjye byose kuri mwebwe. Nicyo gituma ibyanditswe bitubwira ngo ni byose, Kristo ni byose. Nitumwumva muri iyo sanse ko ari umwana wahishuriraga abana ko ari abana, abana tukaba twarabaye abana mu mwana, my God, ibyaremwe byose bizaruhuka nk'uko nabyo turi bibibone. Ndagira ngo mwumve rero, kuko abo yamenye kera, yabatoranije kera gushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ndagira ngo wumve agakurikiraho ngo kugira ngo abe ifura muri bene se benshi. Oh, blessed Jesus, Imana ishimwe. Kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. There's a mystery, hari ubwiru bw'ijambo ryitwa imfura. Uciye muri Bibiliya yose ugenda ubona imfura, 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 imfura. Ariko iri jambo imfura, ko ari ryoshye, ko ari ryiza. Imfura, imfura. Kuki Imana yatoranije imfura? Kuki niki yavugaga? Igihe yavugaga uburiza bw'inka, uburiza bw'intama, uburiza bw'inyamaswa zagiraga uburiza bwazo, ibyo bintu bakabitambira Imana. All right, bakabiha Imana. Kamvuge kubiha Imana, kubimurikira Imana. Icya kabiri, bari abana b'imfura, wabonaga ko ari abana babaga basa n'abatoranijwe hagati mu miryango yabo. Ikindi gitangaje cyitwaga umuganura, ni
uburyo Abisirayeli bahingaga birahari henshi nabonye ibyanditswe byinshi cyane, ndabasomeraho bike. In fact nahisemo ibyo mu isezerano rishya kuko mu isezerano rya kera ni byinshi, gusa mbereka icyo bisobanura ko nicyo cy'ingenzi. Abisirayeli bari barabwiwe ngo nimuhinga mukeza bwa mbere, aribwo bwa mbere uhinze, uzeze maze numara kweza, kuko byitwa first fruit, nimumara kweza uwo mwero wa mbere mubifate mubiturire Uwiteka, kubera ibanga riri muri uwo mwero wa mbere, cyangwa icyo bishushanyije, cyangwa si icyo bivuze ku wundi mwero uzakurikiraho mu myaka yose muzahinga muri uwo murima. My God, kubera iki? Barabifataga bakabitwara ngo bimurikirwe imbere y'Imana, bibe sanctified, bifatwe nk'ibyera, hanyuma ngo uko kwera kwabyo kwahinduka gukwera kw'ibindi ku yindi myaka cyangwa indi misaruro yose ibaho izakurikira muri ubwo buhinzi. Muri makeya, the way uburyo ibi byejejwe ni nako babaga bafite garanti ko n'ibindi nabyo bizaza biri kuri karite, ku rwego byera bimeze neza nk'ibi bya mbere. Niyo mpamvu babitangaga kugira ngo bifatwe k'umuganura. Ubwo wumvaga umuganura, ni kuvuga ngo uwo muganura, umwero wa mbere, ufite aho uhuriye n'uburiza bw'inyamaswa runaka, bw'itungo, cyangwa se umwana w'imfura. So ibi byose byari ishusho ya Kristo nshaka kubereka ikomeye cyane muri uyu murongo twasomye, avuga ngo kugira ngo ab'imfura muri bene se benshi. Now, ijambo imfura ni prototokos, aho bitandukaniye no kuba imfura isanzwe n'umwana wa mbere. No, iri jambo prototokos bisobanuye ngo uko icyambere kimeze ni nako nibizakurikiraho bizamera. Uko karite y'uyu mwana, cyangwa karite urwego rwiza uyu mwana ariho, karite yose y'uyu mwana w'imfura, cyangwa karite y'ibi bihingwa y'uyu mwero wa mbere, umuganura, niyo karite y'indi myero izakurikiraho. So muri make yashaka kutwereka ngo kugira ngo ab'imfura, so kuba imfura muri bene se benshi ntibivuze ngo ngo abe ari we wa mbere nka grand frère mukuru wacu, hanyuma abandi nabo bazaze bakurikireho. Ntabwo ari muri iyo sansi. Prototokos ntabwo yavugaga ngo uyu ni grand frère aba bakurikiraho. Ya prototokos bishatse kuvuga ngo uko uyu wa mbere ameze niko n'uwa kabiri azamera, niko n'uwa gatatu azamera, niko n'uwa kane azamera. Icyuzuye muri uyu niko n'abandi bizamera. Urabizi ubundi ntibivuze ko uwa mbere ahura n'uwa kabiri. Mwana wa mbere ashobora kudasa n'uwa kabiri cyangwa n'uwa gatatu, cyangwa ushobora kweza bwa mbere ubwa kabiri ni weze nk'uko wejeje mbere. Ariko muri prototokos harimo ibanga. We ntabwo yashakaga kwerekana ngo ni imfura abandi bakurikiraho. Yashakaga kwerekana ngo karite y'uwa mbere idetermina, niyo yerekana uburyo n'abandi bazaza basa. Yadutoranyije kera gushanga n'ishusho y'umwana we ngo ab'imfura. Muri kubona ko igitekerezo kikiri kimwe. Ab'imfura muri bene se benshi birahura n'ibyo yatubwiye gushushangwa n'ishusho y'umwana wayo, ngo ishusho afite aba ariyo tuba dufite. So muri kubona ko igitekerezo ari kimwe. Avuga noneho prototokos uko uyari imfura ni sample, ni umusogongero w'uburyo the rest, ibisigaye bimeze. My goodness, ari kuvuga ngo Yesu Kristo yari sample, umusogongero w'uburyo tuzaba tumeze. Prototokos ntabwo avuga ngo umwe ni mukuru undi muto, si no muri iyo sanse, si ibyo ari kuvuga. Ari kuvuga ngo karite y'uyu ni karite yaba.
Jesus Christ, oh my God, ngo ashushanywe n'ishusho y'umwana wayo. In fact, ishusho, gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, yashakaga kuvuga simorphose. Ubundi bivuga simorphose. Simorphose bishatse kuvuga ntabwo bagiye kujya bahinduka buhoro buhoro kugeza ubwo babaye ya shusho ya basa na ya shusho deja. Muri make ntabwo ari uguhinduka ugasa n'iyo shusho. Oya, waremwe, tuvuge ni uruganda rugiye gukora ibintu bibiri bisa, wenda rugiye gusohora imodoka zisa, kari uko yayindi imeze na yayindi akaba ari kikurikira, akaba ari kwimeze neza neza, nta gikuweho nta cyongeyeho, zisa zimeze kimwe, zivuye hamwe, zikoze kimwe. Iki kintu simorphose icyo bivuze, ntabwo bivuga ngo iyi ngiyi izagenda itera imbere kugeza ubwo ibaye isa n'iya mbere yakozwe. Ya uko iri bukorwe mu ruganda n'iya kabiri irakorwa muri the same ruganda rumwe, biraba bisa. Now follow me on this. Ushobora kuvuga se none ushatse kuvuga tumeze Yesu tutari kugenda dusa nawe. Wait, reka ubanze wumva uburemere bw'iri jambo ko ari kuvuga ngo deja dusa nawe. Simorphose ntabwo bivuga ngo uzagenda usa nawe, ushatse kuvuga ngo adushushanya n'ishusho y'umwana we kera isi itaranaremwa. Kera isi itararemwa already uko yabonaga umwana niko yakubonaga. Ntabwo ari kuvuga ngo uzagenda usa nawe, no, ari kuvuga ngo yakubonaga deja ufite ishusho nk'iy'umwana we. Mu byumve ko icyatubayeho ari uko icyabaye kuri Adamu yagize amnezi y'iteka ryose, yibagiwe ukwasa, yibagiwe uwo ari we. Ariko kuva kera twari twaratonje gusa n'uwo ngo Yesu ahishurwa yaje kutwereka the true identity, abo turi bo nyabo, ngo dukanguke. Icyo gituma mu gupfa no kuzuka kwe, by'umwihariko mu kuzuka aribwo noneho tugaragajwe ko ya shusho twari twaratakaje, twari tutazi, noneho tugaruriwe kandi tuyibona mu buryo bwuzuye. Sinjye ubivuze, ndabikwereka mu mirongo mikeya mfite hano, wumve uko avuga ngo kugira ngo abimfura muri bene se benshi. Ndacyaraho kuri Prototokos, uko iki gisa, uko icya mbere gisa niko n'icya kabiri gisa. Niba ari igishyimbo kimwe cyatewe n'ikindi gishyimbo niko kigomba kuza gisa. Muri make ari kuvuga ngo bigomba gusa muri karite, mu bwiza. Nicyo gituma iyo ukomeje avuga ngo yaduhaye ubwiza, atavuga ngo azaduha ubwiza, yaduhaye ubwiza. Now, ndagira ngo uvuge ngo kugira ngo abimfura muri bene se benshi. Igirusho kubihamya iri jambo bene se, ijambo ni adelphos. Adelphos bisobanura abana bakomoka mu ndimwe, gukomoka mu ndimwe, the same womb, the same womb, gukomoka mu ndimwe, kuva mu ndimwe, adelphos. Tekereza, oh my God, nicyo gituma ngo atagira isoni zo kutwita bene se. Iryo jambo bivuze ngo ntabwo atinya kubona wiyatubonye ngo abona turi aba adelphos. Adelphos bivuze ngo aho uva niho muva, we have the same family, dufite data umwe. My kugira ngo abe imfura muri bene se benshi, abe imfura muri bene se. Bene se bitavuze ngo umwe akomoka ari undi agakomoka ari, hari ukuntu tuvindi imwe, twese turi kuva mu ndimwe. Muzi Yesu azuka va mu gituro, ndi byara y'icyaremwe gishya. Twavuyeyo twese hamwe, adelphos, tuziye hamwe mu muzuko. We are one, turi umwe. Ibindi kuvuga babyita ubutumwa bwiza. Imijyi ibiri, ukumanuka kw'Imana kwisanisha natwe, ukutuzamura noneho ngo twe kongera kuba hasi, ngo tuzamukane twicane nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ibi nibyo bituma wumve adelphos bishatse kuvuga ngo uko wameze niko tumeze. In fact wumve muri Prototokos
uko twabonye ngo uko ameze niko natwe tumeze, bya bindi bivuga imfura muri bene se benshi. Ndagira ngo wumva aha niho gutungana kwacu kuva. Uko tunganye niko dutunganye, uko yera niko twera, uko adacirwaho iteka niko tudacirwaho iteka, uko adashobora, uko asa niko dusa, uko ameze mu maso ya data niko tumeze mu maso ya data, uko akundwa niko dukundwa. Wumve, uko ashoboye ngo niko dushoboye. Nibyo bivuze gusenga mu izina rye, guhagarara mu izina rye. Tekereza ngo uko asa niko dusa. Aha niho rero ubutumwa bwiza buhishurira ko ubutumwa bwiza ni Kristo Yesu n'umuntu we wese yakoze. Kuko aha niho ubona kwera kwawe. Kwera kwawe ntago kuri mu by'ukora, kwera kwawe kuri mu gushushanywa n'ishusho y'uyu mwana, ngo uko ameze niko umeze mu maso ya data. Imana ishimwe cyane ku bwa Kristo Yesu. Ndagira ngo nihute murebe umurongo mu Baheburayo igice cya 2:11 kugeza 12, ni 20 gusa. Nkuko nari mbivuze aravuga ngo kuko uwera n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Uwera ninde? Nako abe uweza n'abezwa. Muzi ko twejejwe na Kristo. Uwatejeje ninde? Ni Kristo. Uwera ni Kristo, uwezwa ni twebwe. Na utekereza igitangaza muri cya kintu kivuze ngo ni imfura muri bene se benshi. Ndi gushaka kubereka ubwiru bw'imfura, uburyo uko umwe yasaga ariko n'abandi bakwiye gusa, yuko umuganura cyangwa icyambere uko kiri bumere niko n'ikindi kiri buze gisa. Niyo mpamvu bakitwaraga mu rusengero kugira ngo cyezwe. Wumve ngo kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Iyo batwaraga umuganura ngo wezwe, ubwo indi miganura yose igihe bazajya gusarura nabyo bizaba byejejwe ku rwego rwa cya kindi kimwe cyejejwe. Ubwo ni muri ubu buryo ngo kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Tekereza, nasoma arindi version ivuga ngo kubera ko both, ngo bombi uwejeje n'abejejwe, ngo they belong to the same family. Bose nabo mu muryango umwe. Aho data ari data, aho Imana yabaye data. Ngo nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Ati nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kutwita Adelphos. Impamvu atwita Adelphos ari kuvuga ngo dukomoka hamwe. Muri incarnation igihe yaje akiyunga natwe akazuka, uwo muzuka aravuga we are now one. Turumwe. Njyewe reba uko umurongo ukurikira ngo nzabwira bene data izina ryawe, muririmbira ishimwe hagati y'iteraniro. Reba ngo Yesu ariko ngo nzabwira bene data, nta kivuga ngo nzabwira abantu bawe, nzabwira bene data, nzabwira bene data. My God, Adelphos. Njyewe nzababwira izina ryawe. Uzi ijambo ari kuvuga izina ryawe, ari kuvuga character, theronomos, character, kamere yawe. Nzababwira ukusa, nzabahishurira izina ryawe, nzabahishurira uriwe. Nawe yaduhishuriye data ari we. Ngo Imana ni data. Nicyo Yesu yaduhishuriye. Ngo God is your father. Ntikiri Imana yawe, ahubwo ni so. Imana ishimwe kuko turi abana, kandi Imana yabaye data. Iri ni ryo tangiriro, ni urufatiro rwo gukomera kw'abera n'abizera muri rusange, kandi nibyo byiringiro n'ibyishimo by'ibyaremwe byose bitegereje. Ndagira ngo urebe mu Baroma 11:16, ngira ngo kuri benshi wenda bigeze basoma iki cyanditse kikabayobera, ushobora noneho kucyumva. 11:16 havuga ngo iki? Ubwo ifu y'umuganura ari yera, n'irobe naryo niko riri, kandi ubwo igishyitsi ari icyera, n'amashami nayo niko ari. Ngira ngo muri kumva kuba imfura muri bene se benshi. Icyo ari kwerekana ni wa mwana w'imfura. Ngo ubwo ifu y'umuganura ari yera. So iyo fu yabaga yera, aravuga ngo ubwo n'irobe naryo niko riri. Icya mbere bishatse kuvuga ngo nibizakomoka kuri iyo fu. Tuvuga iyo fu iratunganijwe, ikoze irobe ry'umutsima. Uko iyo fu ari yera, n'ibyo iri bukore biraba byera. Si uko Kristo yeraga, n'abo yabyaye n'abo yakuyemo bagomba kuba bera. You see?
icya kabiri aravuga ngo urundi rugero ngo ubwo igishyitsi ari icyera n'amashami nayo niko ari. Murabyibuka ko byanditswe bivuga ngo twe turi amashami, we ni igiti. Aravuze ngo rero niba igishyitsi ari icyera, ntabwo bavuga ngo amashami yo ntiyera. Igihe Kristo rero avuga ngo nduwera, ndi igiti, mwe muri amashami, yashatse kuvuga ngo niba nera namwe muri abera. Igihamya ngicyo Abaroma 1:11-16 nicyo ari kuvuga ngo ubwo igishyitsi ari icyera n'amashami nayo niko ari. Ibyo byose ni ibihamya bitwereka adelphos yuko dukomoka kuri imwe, dusa, tumeze kimwe, ari imfura. Ibimurimo nibyo biturimo. Imana ishimwe cyane kubw'ubuntu twagiriwe bwo gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Imana ishimwe kubw'ubuntu twagiriwe bwo gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ntako bisa rero nko kubimenya ko wahamagariwe kandi watoranirijwe gushushanywa na Kristo. Wahamagariwe kandi gushushanywa na Kristo bishatse kuvuga ngo ushushanyijwe na data. Imana ni data, mufitanye isano ntabwo ari uzunyegere. Oya, bishatse kuvuga ngo ni njye wakubyaye, ibinyuzuye birakuzuye, ibindimo bikurimo. Imana ishimwe cyane ko twujujwe gusa nawe. Na umuziki uri kutubaho biciye muri ubu butumwa bwiza uri kumva, nibwo uri guprena conscience, nibwo uri gukanguka ngo umenye kumva ishusho yawe y'ukuri ni iyihe. Now ya predestination cyagiye duhamagara gusa n'ishusho y'umwana wayo, uyu munsi wa none tutangira kubyumvira mu butumwa bwiza. Imwe mu mpamvu ubutumwa bwiza buhari ni ukugira ngo buguhishurire ibisanzwe byaraguhawe cyangwa byagukorewe. So uyu munsi niba uri kunyumva urugero, uri kumva ko watoranijwe guhabwa ishusho nk'iy'umwana w'Imana. Kubw'ibyo biciye muri the gospel ni urushundura noneho ruzana abo bantu benshi batigeze bamenya abo baribo ngo bahishurirwe bamenye abo baribo. Aribyo byitwa gukizwa, aribyo byitwa gucungurwa, aribyo byakwitwa kugirwa abana b'Imana. Ibyo byose ari kuvuga ngo bibaho biciye mu kumenya mu butumwa bwiza. Uyu munsi ubutumwa bwiza buri kukuzaho ngo umenye who you are, ngo umenye kuri umwana, aricyo wahamagariwe, aricyo wazaniwe, aricyo washyiriweho, ngo ubushyitse rwose kandi ubukwiye rwose. Ishusho wibonamo ni yihe? Wasanga ishusho wibonamo atari ya yindi wateganyirijwe. Predestination ni iki Imana yateganyije ngo ushushanywe n'ishusho y'umwana wayo. Wowe ushushanyijwe n'iye shusho, wibona ute? Ubibona ute? Uyu munsi amakuru akujeho. Reka andi mashusho yose, reka identite zitari izawe, reka indangamuntu zitari izawe. Fata indangamuntu yawe y'ukuri, yitwa Kristo Yesu. Niwe byose kuri wowe, niwe shusho y'icyo uri cyo, niwe ugutsindishiriza, niwe uguha ubwiza. Kandi niko mu kudutoranya yashatse kuduha ubwiza, yashatse kudutsindishira. Gutsindishira no kuvuga ngo kutuzana ku rwego rwaho umwe areba undi, ngo tukabonamo egality, tukabonamo uko asa nikonsa, babiri barebana ku munzani umwe bagapima ibiro bimwe. Iryo jambo gutsindishwa birenze iby'icyaha. Turi ku rwego rwaho ikiri muri uyu aricyo kiri muri uyu nguyu, equality, ku buryo bari ku meza amwe ndetse no ku munzani umwe. Imana ishimwe cyane. Reka dushime Imana, tuyishimire urukundo rwayo, tuyishimire gutoranya kwayo, tuyishimire niba bikugezeho uyu munsi ubyakire. Kandi ndanagusaba, reka n'undi utarabyumva ubimumenyeshe. Ushobora kumwohereza nakumva aya makuru, ushobora gusharinga ugatuma n'abandi bose bamenya aya makuru, kuko ni byiza cyane ko abantu bose bamenya ko Kristo ataziye abantu bake, ataziye abantu bamwe, yaziye kugira ngo ishusho y'inyoko muntu ihinduke, ihabwe kumenya koko Kristo ko ari we shusho nyakuri. Adamu ntabwo ari we shusho yawe. We kwibona muri Adamu, ibone muri Kristo Yesu. We kwibona mu ishusho ya kera, ibone mu ishusho rishya. Niwibona mu ishusho rishya, ari ryo Kristo Yesu, uba utsinze imbaraga zose, uba utsinze umwijima wose, uba ukijijwe, uba uvutse ubwa kabiri, uba wibonye muri wa mucyo Imana ikubonamo, uba usangiye ubuzima bumwe n'Imana. Reka uyu munsi umunsi wawe,
ubu umunsi mwiza kuri wowe wishyurirwa kandi wemeranya n'uku kuri. Ndagira ngo dusenge dushima Imana, tuyishimire ko yadutoranyije. Nawe urugero, niba mu buzima bwawe utaranabimenya aribwo ukibyumva, aribwo bikikuzaho ukaba utazi icyo gukora, icyo tugiye gukora ni umwanzuro w'ibi tuvuze. Nkunda kuvuga gutya, ntabwo ushobora kunyigisha, ntushobora kunyigisha ubuganga ngo nurangiza umpe impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi yaba wize amashanyarazi. Graduation ikwiye kugendana n'ibyo nize. Impamyabushobozi ari wo mwanzuro, ni ukuvuga dufashe umwanzuro ibintu warabyize. Iki kintu nicyo mvuga. Navuze Kristo Yesu kugira ngo nguhishurire uwo ari we. Umwanzuro ufata watuza akana kawe ukizeza umutima wawe ni bituruka mu byo umaze kumva kugira ngo umenye neza uburiwe. Bibiliya yemeza ibyo kwizeza imitima yacu ndetse no kwatuza akanwa kacu. Naho ndagira ngo ngufashe muri rusange, aho uri waba ubizi cyangwa utabizi, ariko ndagira ngo dusengane njyewe nawe, uvuge aya magambo ashingiye ku byo tumaze kwiga. Niba utabyumvishije ongera ubanze ubyumve kugira ngo ibyo uvuga wemeranye n'ibyo umaze kumva, wemeranye n'ibyo wumvishije, usobanukiwe. Hanyuma uyu munsi wa none ukubera umunsi mwiza ku bijyanye n'ubusabane bwawe na Data. Ndagufasha nk'uyobora mvuga ngo Data, ndagushimiye ko wohereje Kristo Yesu ngo ambere ishusho y'icyo ndicyo koko, ngo ampishurire uwo ndiwe, ngo anyereke uwo ndiwe. Wanoranyije kera isi itararemwa ngo nshushanywe n'ishusho y'uwo mwana, ngo mu maso yawe nibone nk'umwana, nawe kuko mbona nk'umwana wawe. Ndagushimiye kubw'umurimo wankoreye, kubwo kunyunga nawe, kubwo kunshushanya nawe, kubwo kumpuza nawe biciye muri Kristo Yesu. Uyu munsi ndi umwana wawe, uyu munsi ndi uwawe, nawe uri uwanjye. Ndakwita Data, nanjye ndi umwana. Guhera uyu munsi wa none ubuzima bwanjye ni ubuvi wawe, ubuzima bwawe nibwo bwanjye, nicyo kizagenga imibereho yanjye, nicyo kizagenga imikorere yanjye. Nduzuye muri wowe, ndashyitse muri wowe, nta kizanyeganyeza kuko wanoranyije kera isi itararemwa. Imana ishimwe cyane. Ubwo wavugaga ibyo cyangwa watura gutyo biturutse mu makuru maze kumva, icyo wakoraga ni ukwemeza mu mutima wawe, ni ukuba convinced, ni ukwihuza nabyo, ni ukuba umwe nabyo. Karavuze ngo abamwemeye bose, those who associate themselves, abemeye iyi association, abemeye ubwo bwiyunge, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Naho ndagira ngo ngushimire kandi nsenga Imana ku bwawe kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kurabagirana nk'ubw'umwana. Data, ndagushimiye kubw'umuntu wese wumvishije kandi wakiriye amakuru. Ndatangaza yuko umucyo wawe ugwira kandi uba mwinshi kuri buri wese, abatwumvisha, abaduteze amatwi. Ndavuga yuko ubuzima bwabo burabagirana nk'ubw'abana, kurusha inyenyeri zizwi, kurusha icyaka cyose. Ndavuga ngo aba bana barahinduka ibiva bimurika, bitera ubwoba umwijima, bituma umwijima uhunga, umucyo wabo ugaragara. Ndatangaza yuko umwijima uzabagendera kure kandi umucyo wawe uzarushaho kugwira muri bo. Ushimwe cyane kubw'urugendo rw'ubuzima bwabo, ruzarushaho kuba bwiza iminsi yose, iminsi yose, iminsi yose. Ushimwe Data kubw'umurimo wakoze, natwe turuhukiye muri uwo murimo, natwe turuhukiye muri icyo cyo kuba abana. Ushimwe ko wabikoze kandi nawe uzabikuraho, mu izina ryawe Yesu, amen. Shalom, shalom.